Ndabasuhuje inshuti bakunzi ba Jumbo Stories. Uyu munsi ngiye kubagezaho amateka y'umwe mu bantu b'ibihe byose bagize uruhare rukomeye mu guteza imbere umuziki wa reggae no guhanga injyana ya dub. Uwo nta wundi ni Lee Scratch Perry, umugabo utari umuririmbyi gusa ahubwo wari producer, umwanditsi w'indirimbo, umuhanga mu gutunganya amajwi ndetse n'umunyabugeni wahinduye uburyo studio zifashishwa mu gukora umuziki. Iyo rero bavuze Bob Marley, Peter Tosh cyangwa Dub, izina rya Lee Scratch Perry ntirishobora kubura. Ni umuntu wasize umurage ukomeye ku muziki w'isi. Lee Scratch Perry yavukanye amazina ya Renford Hugh Perry ku itariki 20 Werurwe 1936, avukira mu mujyi wa Kendall mu ntara ya Hanover muri Jamaica. Yakomokaga mu muryango uciriritse w'abahinzi. Nubwo ubuzima bwari bugoye, yakundaga kuririmba, kubyina no kurota kuzagera kure binyuze mu muziki. Akiri umusore yavuye mu cyaro ajya mu murwa mukuru Kingston, aho umuziki wa ska na rocksteady wari utangiye gutera imbere. Ageze i Kingston yabanje gukora imirimo itandukanye, nyuma ahabwa amahirwe yo gukorera muri Studio One yari iyobowe na Clement Coxsone Dodd, aho yahigiye byinshi ku mwuga wo gutunganya umuziki, kwandika indirimbo no gufasha abahanzi. Ariko kubera kutavuga rumwe n'abamukoreshaga ku buryo umuziki wakorwaga, yahisemwo kwigenga. Mu 1968 yashinze inzu ye y'umuziki yise Upsetter Records. Indirimbo ye People Funny Boy yabaye imwe mu zatangiye guhindura amateka ya reggae, kuko yakoreshejemo uburyo bushya bwo kuvanga amajwi, harimo n'ijwi ry'umwana urira, ibintu bitari bisanzwe muri icyo gihe. Iyo ndirimbo ni imwe mu zafunguye inzira y'iterambere rya reggae ya kijyambere. Lee Perry yasohoye indirimbo nyinshi zakunzwe cyane, zirimo People Funny Boy, Return of Django, Night Doctor, Soulful One, Bad Tooth, Curry Locks, Roast Fish and Cornbread, Dread Lion, Super Ape, Crooking Lizard, Soul Fire. Muri izo zose Return of Django niyo yamumenyekanishije ku rwego mpuzamahanga, kuko yakoze ku rutonde rw'indirimbo zakunzwe cyane mu Bwongereza. Reka turebe uko yakoranye na Bob Marley. Mu mpera z'1969 yatangiye gukorana n'itsinda The Wailers ririmo Bob Marley, Peter Tosh na Bunny Wailer. Yabatunganyirije indirimbo zakunzwe cyane zirimo Soul Rebel, Duppy Conqueror, Small Axe, Mr. Brown. Abahanga mu muziki bavuga ko Lee Scratch Perry yagize uruhare rukomeye mu gufasha Bob Marley kubaka umwihariko we no kumenyekanisha reggae ku rwego mpuzamahanga. Mu mwaka w'1970, Lee Scratch Perry yabaye umwe mu batangije injyana ya dub, kuko yakundaga gufata indirimbo zisanzwe akazivangamwo amajwi mashya akoresheje echo reverb, bass zikomeye n'ubundi buryo bwari bwihariye bwa studio. Uyu munsi dub ni imwe mu nkingi z'umuziki wa dancehall, hip hop, electronic music na drum and bass. Niyo mpamvu benshi bamwita the king of dub. Mu 1973 yubatse studio ye y'ibyamamare yise Black Ark Studio. Niyo yabereyemwo ibikorwa byinshi byamugize icyamamare, kuko yakundaga gukoresha amajwi y'inyoni, amazi, umuyaga, amahoni y'imodoka n'ibindi bikoresho bisanzwe kugira ngo areme amajwi mashya. Ibyo byatumye nanone bamwita umurozi wa studio. Mu buzima bwe yasohoye album nyinshi, ariko izakomeje kuvugwa cyane nizi The Upsetter mu 1969, Return of Django, Scratch the Upsetter Again mu 1970, Eastwood Rides Again mu 1970, Africa's Blood mu 1971, Blackboard Jungle Dub
mu 1973, Cloak and Dagger mu 1973 n'ubundi, Super Ape mu 1976, Roast Fish, Collyweed and Cornbread mu 1978, Jamaican E.T. mu 2002, Revelation mu 2010, Rainford mu 2019, King Perry. Album Super Ape ifatwa nk'imwe mu zikomeye kurusha izindi mu mateka ya Dub. Reka turebe nyuma yo kuva muri Jamaica no mu Bwongereza aho yerekeje. Nyuma yo kuva muri Jamaica no kuba mu Bwongereza, ubuzima bwa Lee Perry bwafashe indi ntera yerekeza mu gihugu cy'Ubusuwisi. Mu mwaka w'1989, Lee Scratch Perry yashakanye n'umunyaswisikazi witwaga Mireille Reg, nyuma aza kwitwa Mireille Perry. Uyu mugore yabaye inkingi ikomeye mu buzima bwe kuko yamushyigikiye mu bikorwa by'umuziki ndetse no mu buzima bwo mu muryango. Babanye mu mujyi wa Zurich mu Busuwisi, babyarana abana babiri, ari naho Lee Perry yakoreye igice kinini cy'ibihangano bye byo mu myaka ya nyuma y'ubuzima bwe. Muri uru rugendo rwe rwo mu Busuwisi, Jumbo Stories yashoboye kuvugana n'umunyarwanda utuye muri icyo gihugu wabanye na Lee Scratch Perry, akaba agiye kutubwira uko yabanye nawe n'icyo yasize nk'umurage mu muziki wa reggae. Ni Ayman Jah, umunyarwanda, ntuye mu gihugu cy'Ubusuwisi. Lee Scratch Perry twari tuziranye, twahuriraga mu bitaramo inshuro nyinshi. Twigeze kugira umumanager umwe Umusuwisi witwa Nof Nof, n'uwo mumanager aracyariho. Lee Scratch Perry kandi yamaze igihe kinini atuye mu Busuwisi nawe mu mujyi witwa Zurich. Urumva rero byari binyoroheye kubonana nawe. Twaraganiraga, ariko yari umuntu utoroshye gusabana kubera ko yari afite uburyo bwe yabagaho. Ni umuntu yari azi ko kubana n'abazungu, we yari yarafashe uburyo bwo kwitwara nk'umuntu w'umusazi, bikamubera uburyo bwo gukora ibyo ashatse. Bamuvugagaho ibintu byinshi bijyanye n'imyemerere. Buriya mu barasta hari abantu rimwe na rimwe nyine bagendera ku bintu by'umuco, tuvuge nk'abarasta bakomoka nko muri za Haiti, muri za Guinée, muri za Mali, abo bita abarasta ariko bagendera ku muco cyane. Rimwe na rimwe bakajya bavugaho ibintu bijya kuba nko kwemera kwabo, abavodu, abagira ibiki byose. Lee Scratch Perry rero nawe yitwaraga muri ubwo buryo, ntabwo wasobanukirwaga niba yari umurasta, uyu nguyu wemera Evanjiri, wemera ibitabo bitagatifu, wemera Bibiliya, cyangwa se yerekaga abantu ko ibyo byose ntibimureba. We yari umuntu yakundaga gusetsa abantu atabavugishije. Niba undi washoboraga kujya kuri stage akiyamuramo n'imyenda agasigarana nk'ikabutura y'imbere igihe cyose ashakiye, akereka abantu ko mbese ibyo ku isi atabyitayeho cyane. Niba undi wisigaga amarangi mu mutwe, agafata nk'amarangi y'abarasta, umutuku, umuhondo n'icyatsi, akisiga umubiri, akisiga mu maso, akisiga mu mutwe, akajya kuri stage mbese nka bamwe bita aba comedians. Lee Scratch Perry nuko yari yemereye, abantu bakamwita umusazi, nyamara we ntibyari ubusazi, bwari uburyo gusa bwo kwitandukanya n'abandi, cyangwa se kugira ngo mbese nawe agire umwihariko we mu byo yakoraga. Lee Scratch Perry ni umuntu wari waratwawe n'umuziki cyane, dore burya ko niwe wahimbye izi njyana zo bita dub cyangwa drum and bass. Lee Scratch Perry niwe wabikoze. Lee Scratch Perry akaba yarazwi cyane cyane ko ari nawe watumye uyu murwi wa Bob Marley wo bita Wailers umenyekana. Niwe wabakoreye indirimbo
disike ya mbere yatumye Bob Marley amenyekana cyane ku isi yose ni Lee Scratch Perry wayikoze. Ni ukuvuga ngo ni umuntu yari azi ikintu bita umuziki, ibyo bita sound, yari abizi cyane, yari azi gucanga ibyo bita kuvangavanga imiziki, amajwi, akazavanamo ikintu cy'umwimerere. Lee Scratch Perry ni umuntu wubahwa cyane n'abarasta bose n'abavuza injyana ya reggae bose, kugeza n'ubu ngubu bavuga ko nta n'umwe uramushyikira. Mu bitaramo bye ni wa wundi wafataga ingofero izi za kasike agashyiraho uturahuri twinshi, akomekaho amababa ateye amarangi ku nkweto bikaba uko, maze akajya hariya agafata indangururamajwi akajya avuga nk'ijambo. Mbese urabona style ya Dob ni nko kuvuga amagambo make ariko ugashyiramo amajwi menshi, ibyo bita effects nyinshi. Nuko abazungu bakajya hariya bagasara bagasizora bakabyina, kuko buriya abazungu inshuro nyinshi ubutumwa cyangwa messages umuntu abatanga mu ndirimbo bo ntago baba babyitayeho, baba bashaka igituma bibagirwa ibibazo byabo baba bifitiye buri munsi. Lee Scratch Perry we yari yarabyumvishije, akabakorera ibyo bashaka, akabasetsa, yabasetsaga atavuze. Icyo rero yaje gupfa uko tubizi twese, cyangwa se twabisomye cyangwa se twabibwiwe, na icyo yaje gupfa n'abavuza injyana ya reggae benshi barimo Wailers. Nuko rimwe na rimwe iyo yamaraga gukora indirimbo ngo yiyitiriraga ibihangano by'abahanzi yakoreye, nuko ugasanga wenda nk'ibintu bijyanye n'uburenganzira bw'umuhanzi bimwe bita rights, akaba yagurisha nk'indirimbo cyangwa idisike iyi ni ku ruhande, atabiherwa uburenganzira n'abo bakoranye. Murabizi ibintu by'amafaranga burya shitani yihishamo cyane. Ibyo rero ngo ni kimwe mu byo yapfuye na Wailers, mu byo yapfuye na Bob Marley. Nuko icyo nzi cyo nuko kugeza ubu ngubu nta muntu uvuza injyana ya reggae utemera Lee Scratch Perry nk'umuntu uzi umuziki kandi nk'umwe mu bantu batumye injyana ya reggae itera imbere. Twari tuziranye rero, twaraganiriye, yigeze no gushaka ko twakorana, ariko jyewe nyine kubera iyo myemerere bamuvugagaho, nanjye nkaba mfite ukwemera kwanjye, byatumye ntabishyiraho umutima cyane kugeza arinze ava muri ubu buzima. Nguwo Lee Scratch Perry, nguwo umuhanga mu muziki wa reggae watumye roots itera imbere, na n'ubu ngubu abarasta bose, abavuza injyana ya reggae bose bakaba bakimwibuka kandi bakimwubaha. Shuti bakunzi ba Jombo Stories, aha niho dusoresha ikiganiro cy'umuhanzi Perry. Tukaba tubashimiye mwe mwese mukomeje kudukurikira, tubasaba kuduha ibitekerezo byanyu muri comment, mukatubwira umuhanzi mwifuza ko twababwira amateka ye. Jye Isimbi Diane Batsinda n'itsinda rya Jombo Stories tubifurije amahoro ya Nyagasani, naho ubutaha murakoze.